urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biri n'aka hako gusa ubwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara imyumbati nanga bizo gute soko rije bigashyira ku giciro hari abashaka igiciro cyabo genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana Paxflex itangazamakuru iganisha amahoro hirya no hino ndeba umudugudu wanyu umeze uri mudugudu wa Gasaraga no mu Bugesera bigeze mu akamaro ugeze mu moto uyu munsi ntabwo kuvuga itsinda rero ryajya kwaka umufaranga uyu aracyafite amakuru yanyu ngiye kubayoborera kino kiganiro gihuza abaturage n'abayobozi. Abaturage bakavuga ibyo bagezeho, bakavuga ibibazo bashobora kuba bahura nabyo, hanyuma natwe abanyamakuru tukababera umurongo utuma ibyo bagezeho, ibibazo bashobora kuba bafite babigeza aho bigomba kugera, ibikemuka bigakemuka, babifite mu nshingano bakaba babikemura. Hanyuma rero iki kiganiro ni ikiganiro gihuza abayobozi n'abaturage nk'uko nahoze mbivuga, ni ikiganiro cha Paxpress ni umuryango w'abanyamakuru, ukaba ari umuryango ukora itangazamakuru ry'amahoro, kikaba ari ikiganiro nyine mutangamo ibitekerezo, mukaba mugeza ibibazo ahantu hatandukanye. Nahoze ndeba hirya no hino, ndeba ko umudugudu wanyu umeze muri uyu mudugudu wa Gasaraga turimo uyu munsi, na kagari ka Nyamugari, umurenge wa Mwiri. Hanyuma nkaba nahoze ndeba ukuntu hameze, ndabona hameze neza. Ubu hari izuba ariko mu kanya tuhagera hari amafu, sibyo? Hari amafu, hameze neza, ndabona mumeze neza, harakeye nkuko namwe mukeye, ndabona mumeze neza cyane, sibyo? Musore ntiwaturebera umuntu utubwira uko ibintu bimeze, ubuhinzi uko nahoze numva. Reka duhe uyu mugabo uri hano unyegereye meza bakwitane ngera hano ariko tubare tubwire rero wowe mu buhinzi hano uko bimeze n'ikirere twavuze tuza tureba amafu. Akavura karago nta kibazo, akavura karago nta kibazo, ubu ngubu turi mu buhinzi amaze iminsi mubona akavura kugira ngo uyu nguyu we ngo nta kibazo gihari iki kirere banza twarayize. Hano nabonye umusore usa nkaho ateberanya nawe, nibyo? Nta kibazo cy'ikirere gihari hano, muri Nagamweko murahinga mukeza nta kibazo, ariko Nagamweko ubundi kuki Nagamweko no kubera iki? Nta muntu watubwira impamvu hariya mu gishanga muhinga muhita muri Nagamweko nuko ntabwo muhaze tubwire impamvu twahise urabanza twibwire. Bizimana Valence, impamvu twahise Nagamweko twagiye guhinga dufite inzara, ubwo turamutse duhinzeyo tweza ibigori, inzara irashira twita Nagamweko. Nibyo niko bimeze, niko bimeze rwose. Urabanza twibwira, ariko uratwibwira tubwire ko amazina. Yewe nitwa Aureli Mukakibibi, Yego, nkuye mu mudugudu wa Ruhoroba, ariko wahana imbibi wa Gasaraga nyine. Ubwo urabona ko twishimiye abashyitsi. yego. Noneho rero Nagamweko habaye Nagamweko koko n'izina ryabo. Abantu bari barashonje bariziritse imyeko, reka Ahubwo no kugeza no muri kanga y'abantu bari barashonje ni mu buye mwaka, mu mwaka w'ibihumbi 2000 twari twarashize. Ariko noneho bakuye amaboko mu mufuka maze tujya Nagamweko. Amaboko mwayakuye mu mufuka kuva turahinga turemera umweko turawiziri kubundi tujya mu buhinzi. ubwo ni kuva ryari mwakuye amaboko mu mufuka? Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza iki gihe rwose ubu ngubu twakuye amaboko mu mufuka, turi muri vision 2020, turi mu iterambere ry'u Rwanda, kuko turahinga tukeza tugasarura ibigori. Ubu noneho tugiye kujya duhinga n'umuceri, tumeze neza cyane. Ntabwo muhinga umuceri usanzwe, mugiye guhinga umuceri. Ubu rwose umuceri nibwo urimo kuza inaha muri Nagamweko mu kanya, mbese muraza kumva ibyiza tugezeho, ndabibabwira no mu gihangano ntabwo. Ariko iyo Nagamweko
ni ikigande ni ikinyarwanda ni nagamweko ni ikinyarwanda none se uba wiziritse umweko ubundi ukabona reka twumvise intambara noneho ubundi amateka agenda avuguruzanya kandi amateka kugira ngo uzayave muzingo yave muzi ni nk'uko ujya wumva ngo ni mu nzoga za rubingo abenshi bakunda kubivuga ukundi ariko aha nagamweko n'ubundi mu bihumbi 2000 nyakubahwa wari guverineri w'intara nako icyo gihe byitwaga perefegitura y'Umutara mu bihumbi 2000 haravuye izuba ryari ryaratangiye nko muri 1998 no mu Bugesera bigeze mu bihumbi 2000 aha abantu kuko iyi ari park ari national park hakurya hano mu mudugudu wa Kigarama ugize imidugudu 7 y'aka kagari k'Agasarabwayi kaguye kitwaga icyo gihe Nyawera ariko nanone hari nagamweko no kuva na kera kuko mu mazinga kwa Nyirabiyoro higeze guturwa n'abantu ipaki batarayishyiraho Nyirabiyoro igihe cya Nyirabiyoro ni hakurya ahangaha dore iriya uriya pariki ariko icyo nshaka kuvuga nagamweko yitwaga nagamweko nuko abagore bakinyururaga imyenda bakayitwara kuki ku rutugu haramutse kuzuye harimo umugezi witwa Rujuga ugabanya hakurya no hakuno noneho wamweko akawukenyurura imyenda akayishyira ku rutugu ngo akambuka icyo gihe hariho n'ubworozi yitwaga Mubari niko bimeze ariko nagamweko ejo bundi mu 2000 twatugiye kubeshya twasanze yitwa nagamweko 95 nibwo twatangiye guturira ishyamba tugeze mu Mutara 94 kuko hatuwe vuba n'amateka yaho ntabwo ari makuru cyane ubundi hitwaga nagamweko na mbere twasanze hitwa nagamweko n'abantu bahahingaga arahitwa nako bahahigaga babahigi hitwaga Rukoki ariko igishanga kikitwa nagamweko aricyo kigendera kimwe kikagera Gabiro giturutse muri Kadiridimbi ya Rwinkwavu umugezi ugabanya witwa Rujuga murakoze urumva ko muzehe intambara duhaye igisobanuro ni mutubwire ibyo bigori neza uwo musaruro mufite mushobora kububyaza umusaruro ku buryo ushaka tuvuge kugura imbuto ashobora kuyibona ushaka kugura ifumbire akayibona ushaka gutanga mitiweli akayibona umusaruro w'ibigori mufite aho mugurisha ku buryo bishobora rwose gutuma mukomeza kwiteza imbere hagira utubwira musonera nta muntu urabafite ndabona hano nitwa Zera Dodori njye ntabwo nkunda guhinga imbuto y'ibigori cyane cyane nkunda guhinga imbuto y'ibirayi yego njye nahinze ibirayi kuva kuri toni 200 nsarura toni 15 ubwo byagenze gute ukoresheje ibihe banga toni imwe tunakoresheje ifumbire y'imborera yego ubwo ngubwo ibyo birayi byangiriye akamaro naguzemo moto rwose nakirije abaturage ubugari bwo twegeranye barahinze cyangwa n'umurima birimeze ubwo bugari mwegeranye abahinze bo muri utu tugari ni utugari tuye Kandago akagari ka Gihinga hakurya hari nta muntu uri hano wakijijwe n'uyu mugabo ngaduha ubuhamya musore ntabwo ndarangiza igihe ataraboneka ariko komeza uri hafi uraza kutubwira rwose ubwo buhamya ibyo birayi nakuyemo umutungo nta kibazo mfite kandi mu isi n'ibintu bigera neza n'imodoka ndayigeraho ariko mwamuhaye amashyi mwumva umuntu ugeze rwose hanyuma tubwire ubwo buhamya uyu mugabo tubwiye yuko rwose yatanze akazi agakiza abantu benshi nawe urimo tubwire uko byagenze tubwire amazina yawe yitwa Sikiriyane Kamegeri ubuhamya natanga ubuhinzi koko bwari ubuhinzi buciye bugufi uyu muhungu icyo gihingwa cy'ibirayi yakigiyemo cyamuteje imbere urwego agezemo rurashimishije ariko ku byerekeye ubuhinzi ubanza tubwira aho tubwiye kujya kuduha ubuhamya wowe ku bwawe cyaguteje imbere gute ku bwanjye cyanteje imbere gute kubera ko namuhashyeho imbuto amaze kuyihinga yego ndahinga maze guhinga nsarura toni 7 urumva ndi umwana wa we asarura toni 12 we ni 7 we ni 15 agera muri 15 yego urumva rero no hirya no hino hari abandi batwunganiye baza bamuvanaho imbuto ndetse ubu ngubu n'imbuto iri kuva muri aka kagari ikagenda ikajya muri za Ngoma baje kwivana hano Gasarabwayi ariko wari ugiye no kutubwira ikindi kintu cy'ubuhinzi ibigori nibyo ushaka kuvuga ku buhinzi ku bigori ndabivugaho no ku buhinzi muri rusange yego
ubuhinzi muri rusange mu bihumbi bibiri twari dufite ubuhinzi buciriritse budahaza umuntu. Guhera mu bihumbi bibiri na rimwe hatangiye imishinga ya peterisiyo, tuyitangiramo kuba abatubuzi bayo. Imishinga yitwa umushinga wa peterisiyo. Ubwo ni umushinga ukora iki? Ni umushinga wunganiraga abahinzi b'iterambere ry'abaturage. Mugakora iki se? Ni amafaranga babahaga se? Icyo gihe kubera ko basanze nyakubahwa guverineri yaduhaye iki gishanga, habayeho kugira ngo baduhe imbuto yo kwifashisha kugira ngo duhinge muri icyo gishanga. Noneho havamo abantu b'ingenzi bagomba gutubura iyo myaka y'uwo mushinga kugira ngo tuyikwirakwize mu bandi baturage. Biba ngombwa ko tutubura imbuto, abandi bakayifata, turazamuka, igishanga cyatungana, umusaruro urazamuka. Bigeze muri 2003 2004 habayeho uburyo bwo kwamamaza ubuhinzi. Uburyo bwo kwamamaza ubuhinzi byabayeho, noneho haza inoza umushinga wa ADRA. Umushinga wa ADRA nawo utera inkunga wunganira umushinga wa peterisiyo. Abaturage duhinduka abahinzi b'umwuga. Ubwo umushinga wo muri 2004 wageze muri 2005. Twihute. Umushinga wo mu 2004 wageze muri 2007. Icyo gihe wasize abantu bateye intambwe, nibwo habayeho kugira ngo abantu noneho bahinge ku buryo bwa kijambere dukoresheje ifumbire inyongeramusaruro. Ibyo byaduteje imbere ku buryo twateye intambwe cyane. Ubwo no kuvuga hagati ya 2007 2015. Tubwira ubu ngubu none ubu bihagaze gute? Kuko abo twaganiriye batubwiye yuko umusaruro uhari. Nahoze mbabaza, ese umusaruro wanyu ubona ko mugurisha kugira ngo mukomeze mutere imbere? Umusaruro wacu ubu ngubu tubona aho tugurishiriza, kuko n'ikigo cya Minagiri kiraza tukagiha umusaruro wajana. Icyo kigo cyajyanaga ahandi mu bandi bahinzi, ariko aho tugeze ubu ngubu ubuhinzi bwacu dufite amadepo. Ibyo nakubwira, tugeze ku buhinzi bushingiye hano muri uyu murenge wanyu. Mufite amadepo angahe y'imyaka? Muri uyu murenge wacu mu gihe cyasize twari dufite n'ibigega hano, ariko ubu ngubu dufite amakoperative 2 ahunika ya myaka. Aha, nta mudamu rwose ugira icyo tubwiraho. Reka negera hano ndebe. Ndabona rwose ari bashaka kugira icyo tubwira. Utubwire amazina yawe yombi. Nitwa Uzamukunda Petero Nira. Unanjye hari icyo ngiye kuvuga cy'ibigwi by'ubuhinzi bwo mu gishanga. Twaje guhinga soya, twari dufite inyota y'igikoma ku bana, tubona igikoma cya soya tutari tuzi ko bakinywa, duhinga soya zirera. Igishanga cyacu twari twarakise abacyahanzara. Kubera ko twaragihinze dufite inzara nyinshi, tugihinga soya, tugihinga amadegede, turya ku mbuto, twaragitatse ko ari abacyahanzara. Ni irindi zina se rya Nagamweko? Oya, bameze n'umuhanda ugenda tukagera Nagamweko duturutse inaha. Twagikoremo tukita abacyahanzara. Hanyuma ariko ndumva rwose ubuhinzi bumeze neza. Mwambwiye ko umusaruro uboneka, tubwiye igihingwa cya soya, ndetse mwarwanyije imirire mibi, abana babona igikoma. Ariko ubuhinzi bumeze neza. Reka twumve hari hakurya. Aha hari umugabo uri kuvuga yuko igiciro cy'ibigori cyagiye gihindagurika, ngira ngo twamuha umwanya. Niyo mikoro. Natubwira amazina yiwe. Gusa ubundi twajyaga duhinga ibigori tukabigurisha muri rabu ku giciro cya 400. Nyuma yaho rero twaje kubura isoko, tukajya tubigurisha ku mafaranga 200. Ariko igiciro kigezweho ubu ngubu imisaruro yacu turayigurisha ku 160. Rimwe na rimwe nabwo abantu bejeje ibigori bibi batakoresheje ifumbire, ayo mafaranga ntabwo bayabona,
babona amafaranga 120. byagenze bite kugira ngo kigere ku mafaranga 160 kivuye kuri ayo ngayo yandi 200? ngira ngo ntago simbizi neza, bishobora kuba ari kubera imyaka yeze ari myinshi nkurikije imyaka yeze muri iki gice, cyangwa se wenda isoko ahantu imyaka yajyaga wenda rikaba ryarabuze. Ntekereza ko ariyo mpamvu ishobora kuba byarabayeho. Ubwo murabyifatamo mute? Gusa imyaka turayishyira muri depo, hariya hepfo hari inzu nini cyane turimo kugenda dushyiramo imyaka, ikigega mbese muri rusange. Imyaka rero turayishyiramo, igihe nikigera tuzayigurisha ku giciro tuzabona, nibiba byanze tuzafata amafaranga make yashoboka twikemura. Ariko ngo hari ikibazo cy'abamami. Abamami nabo barahari, nanjye kandi ndabikora. Kuki bikora? Impamvu hari igihe usanga wenda cyane cyane nk'abantu bakeneye amafaranga mbere y'igihe, noneho rero ukayabaha, imyaka bakayiguha ukayigurisha wenda mu gihe kirekire, ariko nanone utabahenze, dore ko abenshi muvuga ko abamamyi ngo turi abajura, ariko ntabwo ari ariko Musonera, ibibazo uwo mugabo amaze kutubwira, ikibazo cy'igiciro, ikibazo cy'abamamyi, gitifu, ntiwagira icyo utubwira kuri ibibazo bihagaze gute, cyane cyane ko twumva ko hari inguzanyo zihabwa abahinzi kugira ngo ibi byose ntibishobore kubaho, bigenda gute iki kibazo cy'abamamyi, ikibazo cy'igiciro? Mpereye ku kibazo cy'igiciro, igiciro cy'ibigori ntabwo kibaho ngo kibe kimwe imyaka yose, gihinduka bitewe n'impamvu za buri mwaka wese. Bishobora kuba biterwa rero n'impamvu, cyane cyane iyo mvuga uyu munsi ibigori byeze ari byinshi, hanyuma isoko naryo riboneka ritinzeho gato, ariko uyu munsi rirahari. Ariko muri rusange uyu munsi ikigori kiragura 160, biragurwa n'abitwa East African Exchange. Ibiciro byabo nabyo bihinduka buri munsi nk'uko babisobanurira abahinzi. Uyu munsi 160 ku bigori byiza, ariko bishobora no kwiyongera bitewe n'uko igiciro cyabo ku isoko mpuzamahanga cyagiye kiyongera. Ariko icyo navuga ni uko ibigori igituma ibiciro bihinduka cyane ni umusaruro wabonetse ari mwinshi cyangwa ari muke. Ikijyanye rero n'abamamyi nk'uko uriya mugabo bivuze, ikibazo cyari muri iyi minsi habaga koperative ihuza abahinzi hano bose bo muri iki gishanga yitwa Duhuza Amaboko. Duhuza Amaboko iri kugenda ihinduka iva ku bigori mu gishanga ijya guhinga umuceri. Uyu munsi ntabwo iri kugura umusaruro nk'uko yawuguraga. Abo bamamyi rero baraboneramo icyuho cy'uko koperative Duhuza Amaboko itagifite imbaraga nyinshi, ahubwo hari nta mbaraga igifite kuko iri kugenda yinjira mu guhinga umuceri, bityo abo bamamyi bagacamo, ariko ntabwo ari ibishyigikiwe, nibyo turi kugenda dukeneye. None murimo murakora iki? Kubera yuko niba abamamyi baza bishobora kubangamira abahinzi, mwebwe ni izihe ngamba, ni igiki gifatika murimo gukora kugira ngo igihari uyu munsi? Iryo soko rimaze nk'icyumweru n'igice bari kwakira umusaruro, kuko rero nta soko ryari rihari ritwara wa musaruro nyirizina, nubwo abamamyi baboneraga akanya. Cyakozwe rero no gushakisha amasoko kuva ku rwego rwa Minagri n'intara n'akarere. By'amahirwe rero isoko rirahari riri gutwara umusaruro wose, ndekeza ko umusaruro wose uri kujya hepfo hariya. Abamamyi bo ngabo nta gaciro bagifite muri uyu munsi kuko isoko ryarabonetse. Unakomerezeho utubwire, hari ikintu wari uvuze cy'uko ngo hari kuva ku guhinga ibigori bajya ku guhinga umuceri, ibyo bimeze gute se? Ni iki kiri gutuma abantu bava ku guhinga ibigori bajya guhinga umuceri? Nta nubwo ari gahunda tuvuga itangiye uyu munsi, itangijwe n'abaturage ku gitekerezo cyabo, byagiye biterwa n'imihindagurikire y'ikirere nk'uko byagiye bivugwaho, bikagaragara yuko muri season 3 zihingwa mu gihugu cyangwa se ku myaka hahingwaga nka season imwe bitewe n'ikibazo cy'imvura. Biba ngombwa rero yuko inyigo zakozwe n'ababishinzwe kuva kuri Minagri, byagaragaye yuko hahinzwe umuceri kugira wuhirwe abaturage bahinga igihe cyose badahagaze season n'imwe. Muri urwo rwego rero hahujwe igishanga kuva muri Rwinkwavu kugira na hano muri Mwiri, hari gutegurwa hegitari zigera ku 1,100, nubwo abaturage bamaze kurenzaho nka 200 ubushake bwabo bagana hepfo za Kageyo, ariko icyo gishanga cyose kigiye guhingwa umuceri kugira ngo abantu babashe guhinga season zose, babashe no guhangana n'igihe
hanyuma ikindi cyiyongeraho nuko umuceri ugaragara kuri hegitari niwe utanga umusaruro ugaragara. Leta rero yashyizemo ubufatanye na leta n'umushinga wa RSSB, igishanga kiri gutungana kugira ngo abaturage bazabone umusaruro noneho bizeye kuko amazi yo kuhira abahari n'imbuto n'ifumbire kandi igishanga gitunganije neza. Arakoze gitifu. Hano hari umuntu ushaka gukomeza kugira icyo avuga ku bamani, impamvu badacika. Rero utubwira amazina. Netwa Twagirimana Jean Baptiste. Rero nkaba mvuga ku kibazo cy'amani, kuko impamvu nk'ibyo soko ntabwo umuntu yakora mu gishanga imyaka ngayigeze hano atabonye amafaranga ugomba umukozi, kuko ntayikuramo wenyine. Nimba abantu bajya badakaduha inguzanyo byashoboka tukareka kubigurisha abamani, nibwo abamani bacika. Ariko ibyo soko ryishyuriraho ntabwo tuzongera kuyigura cyangwa abangaba ngo ariko nk'ubwo utararenga aho ngaho nk'umuhinzi ufite ubuhinzi mu gishanga yumva nk'inguzanyo yangahe bamuha yatuma adakomeza kugurisha imyaka ye kwa mwana? Byaterwa n'ubuso yahinze. Urebye ubuso abahinzi bafite mu gishanga ushaka kutubwira uti ufite buto bungana gutya, ufite ubunini bungana gutyo. Hari urugero muri rusange. Hari ibyo dukora byitwa itsinda, sibyo? Iryo tsinda niyo ryajya kwaka amafaranga, noneho ababishinzwe bakaza gupima muri iryo tsinda, si itsinda rikwiye guhabwa ayo mafaranga. Babibona ababishinzwe babatira itsinda ribariho amafaranga kugira ngo amabanye ntazabone urwuho wo kubitwara. Ubwo rero tukavuga mu gihe soko ryabonetse ntago amabanye bakibonye urwuho. Ubwo nkabasaba gitifu nk'uko avuze, nimba ayo mafaranga barishyuriraho nonaha, kuko nimba amabanye batongera kubifata babijyane babishyure, nyamara kubishyura ntibongera amabanye kubona udufaranga dukeya kubaha. Nicyo mbana ese kuki muti murenge sako ngo mube mwabaka ayo mafaranga? Harimo rubanda rugufi rutigereranya. Kwigererayo gushatse kuvuga iki? Kwigererayo ni ari nk'umuntu w'umukecuru waba arahinze ibigori pfiri, ariko kumurenya kati nk'uko ari umuntu atinya gukarira. Ubwo rero nkaba nsaba imba gitifu bivuze ko bishyuriraho ako kanya. Abumva naburira abantu bahaba amamyi babijyana bakabishyuriraho, umuntu agakemura ikibazo cyiza. Ariko hano imbere yawe hari undi muntu ushaka kugira icyo avuga kuri icyo kibazo. Numva mfite icyo ndi kubivugaho nanjye ku kijyanye n'abamamyi. Ngira ngo nk'uko umuyobozi wacu w'umurenge abivuze, abamamyi muri icyo gihe iyo koperative yari imaze gucika intege, ibigori babiguraga ku note y'100. Ariko hamwe n'abayobozi bacu kutugendera, ni ukuvuga ngo uwo mushinga wa East African Change waje kugira ngo wunganire abahinzi, noneho bya bigori wa musaruro wacu twejeje bawufate bawubike, hanyuma ibiciro nibizamuka hirya no hino tubashe kugurisha. Ariko haza kuvuka ikibazo cy'uko abaturage bafite ikibazo cy'uko mu buhinzi baba barashoyemo ibintu byinshi, noneho baza gusaba abaturage basaba ko bagomba kubona umuntu ubishyura kashi cyangwa iryo soko rikabishyura kashi. Haza rero exchange, baza kuvugana n'umushinga wundi witwa Head Food, bakora gahunda yo kwishyura abaturage kashi bakabishyuriraho ujyanye bya bigori. Ni muri urwo rwego uburajyana ibigori byawe, icyo basaba ni ukubitunganya neza, noneho bya bigori babijyana babishyira mu byiciro. Ni ukuvuga ko uriya mugabo none atarafite ayo makuru? Nta makuru yari afite. Ibyo byatangiye ryari? Ibyo byatangiye ni ukuvuga ngo ino season bimaze hashize nk'icyumweru bari kwakira ibyo bigori, noneho ni ukuvuga ngo grade ya mbere bayishyura ku mafaranga 160, hanyuma grade ya kabiri bakayishyura ku mafaranga 150, iya gatatu bayishyura ku 120. Ayo makuru mwarimo yafite abandi baturage? Hagira umumamyi wongera kubinjiriramo, isoko rirahari hariya. Hano harimo banza ayo makuru ari make na benshi. Ndumva ayo makuru ni mashyashya, nitwa Musha Thomas. Numva ibyo bintu batubwira gutyo akenshi ntabwo abaturage bakunda kubyumva neza cyane, cyangwa se tubisobanukirwe neza. Dore impamvu bimeze bityo, ibyo bintu biza nyuma abaturage barangije kugira ibibazo by'inzara, ubukene. Urano murangije gusarura ahura n'ibibazo byo kubona amafaranga yo gusarura, agahura n'ibibazo byo kujya kubona amafaranga yo guhingisha. Nimba ibyo bintu bije bitinze rero ni ikibazo. Ariko nanone turebe abayobozi bashikirwa bakwiye badufasha bakatutunganyiriza. Kugeza ubu ntabwo waba ufite toni y'ibigori
utari mu matsinda ngo ubanze kubizerengukana ukajya kugurisha no kubanza kujya mu matsinda ukagira ute, ariko ntabwo twari tuzi ko n'umunsi wa none barimo kwishyura amafaranga. Ariko ikibazo ni uko umuntu aba afite ibiro 500 600 ngo abijyane bamugurire, ariko uyu niwe bimbwiye sinari mbizi. Urakoze cyane. None reka twumva aya makuru gitifu, aya makuru uyu mugabo aravuga ko ari amakuru y'uburyo ubushya bwo kugura imyaka y'abaturage. Abaturage hano bamwe bakavuga yuko ayo makuru batari bayazi. Gitifu gira icyo dusobanurira tumenye iryo soko rishya ese bimeze gute. Nuko ngo kuva basarura, kuva hatangirwa gusarura, hasaruwe ibigori, abaturage koperative nababwiye ko iri kuva muri Duhuza Amaboko ijya muri koperative yitwa Koyika icuruza umuceri, izahinga umuceri. Muri rwego rero habayemo intege nke zo guhuza abo baturage. Naho ubundi uyu munsi umuturage wese ahangaha utuye muri Gasarabwayi n'ahandi n'abamwiri ruguru barabizi, ariko ninko arabivuze bimaze icyumweru n'igice umusaruro urakirwa kuri ayo mafaranga. Ntabwo bisaba ngo ni koperative, ntabwo bisaba ngo ninde, barabitwara bakabyakira. Ariko abaturage bari kuvuga yuko icyo kintu batagisobanukiwe, ubwo wenda se gutanga aya makuru kuyageza ku baturage kubatumaho ntibishobora kuba bitaragenze neza ku buryo kugeza ubu ngubu badashobora kuba bazi ko icyo kintu kiri gukorwa, bakaba bakivuga yuko impamvu yabyo ugura umusaruro nawe yabanje kuza kugera hano. Ntabwo ari umuntu twateguranyije mbere ngo atubwiye ngo nzagura umusaruro. Nawe nkuko nabandi baje, siwe wenyine waje kugura umusaruro, nabandi baraje baragenda. Numva rero yaje agera hano akora igerageza kugura umusaruro, ubu birakunze mu cyumweru n'igice bari kugura umusaruro. Ikiriho rero uyu munsi hariho gahunda yo gukangurira abaturage kuzana umusaruro hari. Naho n'ubundi abarandi baraje bakora igerageza, babaza umusaruro uhari, bareba ubuso bwahinzwe, basubirayo. Bareje n'ibiciro bisabwa n'urugendo ruri hano, basubirayo. Uyu rero ubwo tubonye aguze umusaruro, ntekereza ko amaze icyumweru n'igice kwakira ibikoresho bye n'ibindi, ariko aguze inshuro nk'eshatu. Ejo bya inshuro ya gatatu ari kugura. Niyo mpamvu rero abaturage bose bamenye yuko hano hari umusaruro, hari isoko ry'ibigori. Muri izo nshuro eshatu aguze rero uyu munsi ntekereza ko ari n'umwanya noneho kugira ngo baze kubyumva. Ikindi kiriho impamvu ntago agura umunsi ku munsi. Abantu bazana imbuto akaraba ko yujuje ubuziranenge, akaraba ko yumye neza, bagasubira bakajya gutunganya umusaruro. Niyo mpamvu rero babona yuko bisa nk'ibitinda, ntago agura ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane. Aragura akongera agatanga gahunda, akagura akongera agatanga gahunda. Ariko ni ubukangurambaga bugikomeza. None uwo mukiriya w'umusaruro, uwo muguzi w'umusaruro mushya azasubiza cya kibazo abaturage bakomeje kuvuga yuko ngo batabona kashi bigatuma bajya kureba abamana. Uko abari kugura ni uburyo bubiri. Ushaka kashi arahita yimuha. Ariko nkuko nababwiye ni kampani yitwa East Africa Exchange. Yo ibiciro bya bihinduka umunsi ku munsi. Iyo wemeye yuko umusaruro ushyira hariya tone 2 bakaguha karisite ku musaruro wawe, urataha ukazategereza ko ibiciro bya bihindagurika ku masoko bafite mu bihugu bitandukanye. Icyo gihe rero iyo uje uyu munsi mu kwezi kwa gatatu ushobora kuza ibigori bigura 160 nk'uko bari kuyatanga, bari guhita bayaguha kashi. Noneho iyo uvuze ngo ndabiretse mbasigiye tone 3 baguha risiti, mu kwa gatandatu ushobora kuza ukareba ngo ikigori gihagaze kurangaye. Baranabiberetse babashije kuhagera kuri internet, ibiciro urabire bukabikurikira. Babona byazamutse ugahita uza ukabishyuza kashi, kuko nabo bahuza abacuruzi n'abaguzi. Nuko gahunda imeze, mu mwanya muto waruciyeho, ariko ubwo babyumve yuko umusaruro wawutwara hari. Abantu bavuga ko kugeza ubu ngubu igiciro cy'ibigori kikiri hasi cyane, nubwo abayobozi ngo bavuga gutyo. Murakoze. Amazina yanjye nitwaga Alphonse. Ndumva nagerageje guhagarara ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi mu karere ka Kayonza yitwa Kamegaku, Kayonza Maize Growers Union Cooperative. Mu by'ukuri rero iyo ukoze ku muhinzi nubwo igiciro cy'amafaranga 160, twasaba kugira ngo dukore ubuvugizi amafaranga nayo kwica umuturage, kuko ikiro cy'umuhinzi mu karere ka Kayonza ku muhinzi ikiro cy'ibigori kirajyaga amafaranga 165. Iyo ukoze ugiye kuri hegitari ukabara ifumbire ko yagiyeho, ukabara ko kuri hegitari umuhinzi umunsi none umuhinzi nta mafaranga 1000, ukakugera byose ukabiteranya byose, waza kurangiza ukaza kubanya umusaruro ubonye kuri hegitari. Icyo gihe ubara ku musaruro wa hegitari nibuza kuri hegitari yo kuyiho tone enye kuri hegitari.
ubwo ni wejeje neza wejeje neza ku buryo bugaragara nuko bishoboka ko ushobora no kweza munsi ya hasi birashoboka rwose iyo nta mafumbire akoresheje icyo gihe ukoze imibare ukagabanya usanga nibura ikiro cy'ibigori gihagaze amafaranga 165 ku muhinzi ubwo tugeze ha Rwamagana bigera mu 160 hano bagera mu 170 bitewe nuko umuhinzi abahagaze mu gice cyo hantu ubwo cyo giciro kiri hasi 165 ku muhinzi ndavuga mu karere kacu kakanze kubyo n'ibintu twakoze n'ubona bitanze raporo muri Minagiri uko bitusanga nk'abantu bagara amakoperative ihuriro ry'amakoperative mu turere icyo gihe rero uvuga ngo 163 turashaka kugira ngo ukorwe ubuvugizi umuhinzi ave ku mafaranga 160 ku kiro cy'ibigori nuko usanga umuturage ari mu gukorera ubusa nta nyungu afitemo nivyo nshaka kugira ngo usobanureho nubwo yemeze bityo ariko abaturage baracyavunika reka tugaruke kuri gitifu w'umurenge cyangwa na agronome ushobora kugira icyo atubwira kuri ufite igisubizo kubera yuko urumva kuzana uwo muguzi w'umusaruro w'ibigori numva ko byanga bikunda haba harabayeho kuganira nawe mukamwereka uko ubuhinzi bukorwa akaba yanabara ikigenda ku kiro kimwe akabona kugura gute abahinzi bavuga yuko ikiro urebye amafaranga ikiro kigurwaho ari uguhendwa ibyo navugaga by'isoko ryabonetse ni isoko riri kwakira umusaruro uyu munsi ariko ntabwo navuze ko ari ryo soko nanga se nk'uko n'abahinzi babivuga natwe tubyemera ntabwo icyo giciro twifuza kuko umwaka ushize ibigori byaguraga 240 no kuzamuka hejuru bigaragara rero ko uwo dufite ni umukiriya wakira umusaruro ku buryo utapfa ubusa uyu munsi ariko si umukiriya ufite igiciro cyishimiwe hejuru isoko rero ku rwego rw'umurenge nk'hano turi wenda utaragera ku rwego rw'umurenge muri gukora iki kugira ngo haboneke umuguzi ugura nibyo ngiye kuvuga nifuza ngo ku rwego rw'umurenge urebye toni zisarurwa hano mu murenge kuri hegitari duhinga zigera ku 1400 ukubye na za toni enye urumva umusaruro uko ungana ntabwo isoko rero ryashakirwa ku rwego rw'umurenge hano kuko n'uwaye kwasha kuwugura ari koperative yawuguraga duhuza amaboko ari n'abandi ntabwo bashobora kugurira abaturage barenze 5 begereje umusaruro wabo bisaba rero isoko ryagutse rigari nta nubwo isoko nk'uko bajya bavuga ngo gufata inguzanyo kuri sako ntabwo bafata inguzanyo ngo bagure umusaruro wose urahangaha umusaruro mwinshi ukeneye isoko rijya kure twebwe icyo turi gukora nuko koperative zitandukanye ziwegeranya zikawubika neza tugatanga raporo y'umusaruro dufite toni hanyuma akarere n'abandi bakaduha abaguzi banini nubwo na Minagiri ibifite iyo misaruro ibifite ibyo bipimo kuva duhinga isoko riri gushakirwa ku rwego rw'igihugu n'urwego rw'intara isoko ry'ibigori biri hano bihingwa kuri hegitari zirenga 1400 muri iki gishanga ntabwo isoko twashakira hano muri mwiri ngo ribe ryabasha kuhaza naho ubuvugizi bw'igiciro rwose byadushimisha binarenzeho ni nabyo bariya batubwiraga batwereka ibiciro hirya no hino mu bihugu duturanye bakagaragaza ibiciro uko bingana nabo bibaye byiza mbere y'uko gitifu yicara hano hari umuntu ushaka kugira icyo avuga by'umwihariko ku giciro murakoze nitwa Semera Jean Claude ni mu murenge w'Akagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Kabeza njye navuga ko nyirabanyazana w'iki kintu cyo kugira ngo n'ibiciro bigabanyuke cyangwa bijye hasi cyane byatewe n'impungenge twebwe abantu bakoreraga muri koperative duhuza amaboko yakoreraga muri aka kagari ukuntu yaje kuhirikwa cyangwa ikavaho mu bintu twebwe tutazi iyi koperative yaguraga ibigori ikigura ibigori ikagura abaturage nta giciro kigeze kigera ku mafaranga 160 n'umusi byajyaga hejuru muri 200 ndetse byagera muri 200 abanyamuryango ugasanga twaga igiciro ni igiciro gicya cyane ariko kuri kuvuga ko koperative yahiritswe twebwe twibaza ukuntu yahiritswe cyangwa tukibaza ukuntu yavuyeho twajya ko twumva haje ikibazo cyo kuvuga ngo koperative haje yavuyeho hayisigwa n'ibyo babwiye ko yahirwa twabahamagaje abayobozi bacu nibo baduhamagaje batubwira ko koperative ngo igikore ngo yavuyeho abayobozi ba koperative cyane cyane nk'abagenzuzi bayo harimo uwitwa Karisa harimo uwitwa Rugumaho niyo dushaka kugira ngo bagasobanura icyo kibazo bari ngo koperative ngo igikore ngo yavuyeho urasibwa ngo ni umuceri iyo nuza muri kumva sitoki ni hariya yubatswe ngo gunika ngo umuceri
twebwe tuzi ko ngo bigiye gusimburwa n'umuceri tugatangira tugahinga umuceri hanyuma uwo muceri ukayihunikwa muri ziriya nzu none igikorwa cy'ibigori cyarakomeje none ibigori bihunikwa muri iriya nzu iyo nzu itangiye kujyamo ibigori nibwo igiciro cyatangiye no kumanuka n'icyo gihe ndetse n'abamamyi nta nubwo abamamyi bakamamya ibyo bigori ngo babigere uko bishakiye kuko koperative ari bihagarariye n'umunyamuryango wese cyangwa umuturage wari utuye hano wese yibaga ikigori kikamugira akamaro ariko ibikorwa byose ariko gitifu yigeze kutubwira yuko impamvu ari uko hashakwaga uburyo hahinga umuceri kuko byagaragaraga yuko ari wo utanga inyungu nyinshi ku muhinzi nibyo twahingaga byagiraga inyungu twahingaga ibigori twahinga soya byageze bikaduha umusaruro ibi bikorwa byose ni ibigori n'umusaruro byose twagezeho ariko wenda ni wowe wenyine ubitekereza gutyo mwese niko mubitekereza bose nitwa Joseph Ashakimana ni umwe mu banyamuryango b'iyo koperative duhuza amaboko nk'uko bisanzwe leta y'ubumwe itwigira ibiduteza imbere iki gishanga kuva Kageyo kugera Rwinkwavu ndetse no gukomeza ruguru ugana za Rugazi hakoreragamo amakoperative atandukanye ayo makoperative rero kugira ngo icyo gishanga gihuzwe kibyazwe umusaruro byari ngombwa ko ayo makoperative agomba kwihuza yose agakora koperative imwe ariyo yitwa Koyika noneho ayo makoperative yose yari mu murenge wa Rwinkwavu n'ayari mu murenge wa Mwiri harimo duhuza amaboko n'indi yakoreraga Kageyo hari n'indi yakoreraga hano Matinza izo zose zarihuje arizo zakoze koperative ya Koyika kugira ngo bahurire hamwe ku gihingwa cy'umuceri ntabwo rero izo koperative zose zari kuza ngo zize muri iyi duhuza amaboko ahubwo duhuza amaboko ifatanyije n'ayo makoperative twaricaye dukora koperative imwe tunayitorera ubuyobozi hanyuma tugira tugire umurongo ngenderwaho umwe ni ukuvuga ngo ntabwo wemeranywa n'ibyo yavugaga byo uyu nguyu aracyafite amakuru ya mbere ashobora kuba ataramenya amakuru y'iyo koperative dore ko ari nayo iri kudufasha kugira ngo uwo musaruro tuwugeze muri iri hunikiro ryo hepfo murakoze hano hari n'abandi banyamuryango murakoze Byukusenge Jean Pierre nkaba ndi mu mudugudu wa Kabeza nkaba ndi n'umuyobozi wawo ongerejwe ariko cyane cyane ku cyo mugenzi wanjye yavugaga uyu nguyu ntabwo twigeze twemeranwa bitewe n'uko twebwe twabaga muri koperative duhuza amaboko nyuma leta itwigira umushinga isanga guhinga ibigori atari byo byunguka cyane ahubwo batwereka ko guhinga umuceri ariko tugomba kubona inyungu nyinshi ndetse bikatugira umumaro ibyo turabyemera rero habaho koperative ihuje imirenge ibiri Mwiri na Rwinkwavu iyo koperative rero irahari rwose twiteguye guhinga umuceri ibigori nubwo twabihinze bwa nyuma tugiye kwinjira mu gihingwa cy'umuceri kandi twizeye ko kizatugira umumaro kurusha uko twabonaga ibigori ntabwo mpamya ko leta yatwigira ibintu bibi ntabwo bishoboka urakoze cyane ndumva rwose aha hari undi ngira ngo twamusorezaho ahari murakoze nitwa Ntawurutaho Felicien ngewe kuri ibyo byose bakomeje kuvuga ko ndi umuturage w'inangaha muri umudugudu wa Gasarabwayi akagari ka Nyamugari nanjye ndi muri iyo koperative ngewe ikintu nshatse kuvugaho gitoya kiriya gishanga nyine twatangiye tugihinga ibigori koko bikagurwa imbuto zose imishinga yazaga inaha yose twarayihingiraga ariko ikintu muri iyi minsi cyaje kudutera impungenge ni iki ngiki bakomeje kugenda bakirenga ariko ngiye cyakomeze kumva ku mutima twari dufite amasambu hano igishanga kiri hepfo twari dufite amasambu twahatuye muri za 70 hafi na 5 ariho dukorera ariho duhinga ariho abana bacu tubaha imigabane ndetse unarebye harimo n'ibiti by'inganzamarumbo noneho uyu muceri bavuze ko tugiye kwahinga umuceri imiserege inyura mu masambu yacu inyuzemo baravuga bati ni amahirwe kubona imiserege inyuze mu masambu yanyu nta kibazo amasambu yanyu muzayabona noneho bigeze hagati badushyira mu matsinda baduse mu matsinda baravuga bati numwe ufite umwana ufite imyaka 18 akaba afite identite nabo bazafatamo buroke n'umugore wanjye atayifatemo abana bacu ntange abana banjye nibone narabahaye imigabane n'ibyangombwa bari hafite ariko byagiye munsi y'umuserege guhereje impamvu byanteye agahinda bigatuma mvuga ejo ngo hakozwe inama hariya kuri iyo koperative iyo igiye guhinga umuceri
bavuga ko nta mwana nangwa umugore ugomba gufatamo suburoke, ahubwo ngo umuryango umwe mu rugo ari ugomba gufata musuburoke. Umuceri twarawishimiye pe, barawuzanye dutangira kuvuga yuko umuceri udukwiye ku bigori, ariko tugiye twumva amakuru yo hirya no hino abantu bahinga umuceri koko barakize pe. Natwe turavuga tuti nibyo. Urakoze cyane muzehe, urakoze, ikibazo cyawe cyumvikanye. Reka noneho twumve agronome w'umurenge icyo avuga kuri iki kibazo, guhindura bava ku guhinga ibigori kujya mu guhinga umuceri bimeze gute? Udusobanurire uko ibyo bintu bimeze, unagerageze gusubiza izi mpungenge n'ibibazo abaturage bari. Murakoze, ngira ngo turi muri PMAG byinshi bagiye babivuga ari abanyamuryango n'umunyamabanga w'umurenge, niko bimeze koko. Hari igishanga kirimo guhingwamo hano, kigiye gihingwamo ibigori, soya, ariko uko bagendaga beza, uko barabyishimiraga, nk'uko ibihe bigenda bisimburanwa ku bihe by'ikirere, usanga ko gahunda hagiyemo gahunda y'umuceri ko ushobora kubona umusaruro mwinshi. Byavuzwe nk'uko twabibihabiye, igishanga kiba gikoreshwa buri gihe bitewe n'ukuntu kirimo gutunganywa. Muri kino gihe kirimo kiratunganywa ku buryo bazajya bahinga umuceri, kandi wo ukabagira akamaro ku buryo n'ubu ngubu nubwo tutarawinjiramo neza, hari abaturage batangiye gusa nk'abawihingira kandi tutarinjiramo neza ku buryo babona ko bifite inyungu nyinshi. Nibyo rero tugiye kwinjira mu gihingwa cy'umuceri, ariko tuba kirimo gutunganywa ku buryo n'iyi sizoni kugira ngo tuzongera tugahingamo, tukabona kujya barangije gutunganya kuzajya gutanga kujya mu mirima y'umuceri. Ariko nka agronome nkawe dusobanurire, ni izihe nyungu ugereranyije guhinga ibigori no guhinga umuceri, ni izihe nyungu zirushijeho umuhinzi ashobora kwitega ku buryo muvuga muti reka guhinga ibigori? Inyungu ya mbere yumvikana ni uko bitewe n'ikirere hari igihe ibigori bitera neza bikagaragara umusaruro uboneka, ariko nanone wagereranya n'umuceri bikaguha yuko umuceri kubera ukuntu igishanga kiba kiratunganyijwe n'amazi harahagije, ugasanga bashobora guhinga inshuro zirenga 3 mu gishanga, kandi nta risike yo kuvuga ngo izuba ryakongera kugaruka. Hanyuma noneho umuntu akibaza hagati aho ngaho, baba barikira, urabona ibigori byera vuba ugereranyije n'umuceri ndakeka. Ibyo barya hano hari igishanga kuko nicyo barimo, ariko hari n'imirima nubwo bakora mu gishanga, hari n'imirima iri ku nkuka abahinzi bafatanya bagakoresha yabo ku giti cyabo, kandi byumvikana ko nta no guhagarara bishobora kuzatera ikibazo, kubera ko nubwo igishanga kirimo gutunganywa kiratunganywa banahinga, bituma ko nta kibazo cy'inzara gishobora kuzabaho umuntu. Ariko hari n'ikibazo uyu musaza mu kanya avuze, ikibazo cy'abantu bari barahaye abana babo umurage mu gishanga, kuva ejo babwiwe yuko batagomba gukoresha aho hantu. Kimeze gute se, murakizi cyangwa ni gishya? N'abagira amasambu bose ko bakoramo bose, iki ni ikibazo kizwi. Hari igishanga ubundi babizwe ko ari igishanga kiba mu butaka bwa leta, nubwo kiba mu butaka bwa leta ariko gikoreshwa n'abaturage mu buryo buri organize, buryo n'akajagari kaba karimo bitewe n'ukuntu nabo batangiye kubikora bari mu makoperative baragikoresha. Noneho mu gutunganya igishanga n'umuceri birumvikana hari aho bifata kubera amakanari y'amazi banyuramo kugira ngo birinde yari gukura amazi. Hari rero aho bifata mu masambu y'inkuka, ariko amasambu y'inkuka nubwo biyafatamo ntabwo yirukana wa muturage, ntabwo yirukana umuhinzi ufite isambu cyangwa se abafite inzuri ko bava aho ngaho. Nabo ni inyungu baba bagizemo kugira ngo abantu batunganywe, kandi nabo bakorerwemo, nabo bakazahingamo umuceri.
uyu musaza uvuga yuko hari gahunda rero iriho ngira ngo inama zigenda ziba z'umurenge nawe rwose kumuganira ariko nagira ngo gitifu wenda sinzi niba ikibazo mwacyumvise uyu musaza aravuga ko ahantu ni ku nkuka nk'uko babivugaga hari ahantu bashobora kuba barafashe ku butaka bwe kandi hari icyo mwari mwamusezeranije kandi ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wenyine ni benshi ni ukuvuga ngo hari n'ubutaka bwari musozi na nyirabugo bafite ibyangombwa hanyuma umuferege w'igishanga wafashe kubera ibipimo by'amazi ahagarukira iyo mirima ijya mu gishanga ubu rero ibiganiro biri gukorwa kuko si hano honyine hari no mu gice cya Murundi nubwo ntarahagera ariko biganirwaho kimwe ari gutunganywa naho igishanga nk'uko nguko hari n'ibyagiye bikorwa muri za Nyagatare n'ahandi impamvu rero abaturage basobanuriwe cyangwa se bumva yuko imirima yabo yabigiye mu gishanga ubutaka buhingwaho umuceri n'imitunganyirize yabwo n'ibindi n'imirimo ibamo bisaba imbaraga zihambaye cyangwa se imbaraga nyinshi ubwo rero ku muturage ufite ubutaka n'icyangombwa cye bwagiye mu gishanga ihame ririho uyu munsi ni ingurane ku biganiro biherutse byavuga hanyuma rero niba guha ingurane rero izo ngurane zizatangwa nande zizatangwa gute zitangwa n'umushinga ariko ibiganiro hagati ya RSSB Minagiri ibiro by'ubutaka mu karere kugira ngo babare hanyuma bihabeho gutanga ingurane nuhabwa ingurane rero ubutaka bwawe bugiye mu gishanga ukazaza gufata nk'umunyekoperative usanzwe ariko se ubu ngubu se bemerewe kubukoreraho n'ubu bari gukora ahubwo sinzi niba hari ubutabukoresha yaba ari kwicagaho ni ukuvuga ngo izo ngurane noneho bazazibona ryari igishanga nikimara gutegurwa bamaze gucamo n'imiferege noneho ibikorwa bye byari birimo kuko uyu munsi bari kwahinga ibigori ibikorwa uyu munsi byahagaritswe kuvuga ngo muhagarare ntabwo muhinga ibigori umuceri uratangiye kuko ntibirarangira icyo gihe nibwo azahita ahabwa ingurane giti bivuze ko aya makuru umusaza yari afite yuko ngo waba ari afite umurima ku nkuka bashobora kuba yafatana ni subloke sinzi ukuntu tuzabivuga ni akabloke yafata akabloke none ku munsi w'ejo akaba haraje amakuru abivuguruza ibyo bintu ntabwo byaba byaturutse mu buyobozi n'amakuru cyangwa abaturage barafite nabi ni ukuvuga ngo amakuru ntarabageraho abaturage iyo ni inama duherutsemo ubuyobozi bw'akarere intara ibiro by'ubutaka ndetse inama yari irimo na minisitiri uhagarariye akarere ka Kayonza ikiriho nari mvuze ni uko havuzwe ko umuntu ufite icyangombwa cy'ubutaka hakajyamo ibindi bikorwa ahabwa ingurane atari hano gusa ariko n'ahandi ingurane zatangwa n'uwavuze ko izatangwa n'umushinga sinzi niba ingurane ari ubutaka cyangwa se ari amafaranga umushinga uzabaha kuko niba iyo nama mwari mwaragize ku rwego rw'akarere n'intara mwari mwaremeje ko muzakompansinga abaturage none hakaba haremejwe ko hazaba ingurane itangwa n'umushinga umushinga uzabaha ingurane hehe ni ubutaka izabagurira cyangwa izabaha amafaranga byose byashoboka byose byacyemezo ihame ririho ni ingurane nibamara kubara niho hazabaho ingurane izaba iyo ariyo kuko wenda nkomeje kubivugaho hari n'abaturage bazemera gufata igice runaka cy'igishanga cyatunganijwe nabyo bikarwa mu gaciro kakozwe hariya akajya mu gishanga nahabwa amafaranga bwa butaka bwe bugatunganywa ariko nanone ntabwo ashobora gufata ubutaka bungana n'ubwo yari afitemo bwagiye mu gishanga hari icyiciro gusa bavuze bitaranozwa neza icyiciro cy'abashoramari bazajya mu gishanga cy'umuceri yaba afitemo hegitari imwe igatunganywa ikitwa hegitari y'umuceri akinjira mu gishanga atari koperative akinjira nk'umushoramari ugiye gukorera muri bwa butaka icyo cyavuzweho nabwo n'ubundi buryo bwa gatatu gusa ikiriho cyo kumara impungenge abaturage no kugira ngo wenda badatangira kujya gutekereza ibindi batahaho amakuru neza nyirizina ni uko hariho ihame ry'ingurane yemewe y'umuntu ufite icyangombwa ariko cy'ubutaka cye akibitse ubutaka bwe bukagenda azahabwa ingurane ibindi bazabisobanurirwa uko umushinga dukorana nawo kuko nabo bakorera mu gishanga arakoze cyane umuyobozi w'umurenge wa Mwiri hanyuma rero tukaba tukiri mu ikiganiro gihuza abaturage n'abayobozi ni ikiganiro cy'umuryango w'abanyamakuru bakora itangazamakuru rigamije amahoro twavuze cyane kuri iki kibazo rwose cy'ubuhinzi bw'ibigori ubuhinzi mu gishanga twavuze uburyo hari guhinduka abahinzi muva guhinga ibigori mugana guhinga umuceri ariko umuntu akibaza ese uwo muceri muhinga ibyo bigori mwahinze inaha numva ko muhinga
soya muhinga imyumbati ibyo bihingwa byose muhinga n'inyamaswa mbona hano hakurya hari ishyamba ry'Akagera sipari ry'Akagera hano hakurya ese ibyo bihingwa byose muhinga bigira umutekano ntabwo bijya bigira ikibazo cy'uko inyamaswa ziva hakurya hariya zaza zikangiza izanjye zibonera cyarakemutse ikibazo cy'inyamaswa zaga zibonera kera nitwa Ntaruta Felicien mu by'ukuri kuri icyo kibazo cy'inyamaswa muvuze nubwo ntuyangaha ariko amakuru twagendaga tuyamenya leta yatwitayeho kandi nk'uko n'ubundi bishaka kudukorera byiza inyamaswa yarazizitiye ndetse n'abo zagiye zangiriza benshi muri iyi minsi bajyaga ku murenge gufata amafaranga yabo y'indishyi nkumva rero kereka hari numva hari imvubu yaba yarasigaye simbizi nta nyamaswa tucyumva cyane kereka izo ngurube zigenda zihisha n'intuza ariko nta nyamaswa zidufite hano muri iyi hari ingurube zijya zisase n'uvuze ngo kereka izo ngurube ziri hari ingurube ntabwo wayizitira ingurube si iyo mu rugo oya ingurube yo mu kinani imeze gute si imeze nk'iyo mu rugo ni ingurube nyine ariko iva mu ishyamba ikaza ikabonera ibigori irabishe ingurube yabageze mu bigori se none se kuki yo urwo ruzitiro kandi rucaho bigenda oya ingurube ni none nk'injangwe kubona ija mu nzu imbwa buriya yajya mu nzu gusa ntabwo inyamaswa uko mbona ntabwo zikikonera cyane murakoze nitwa Uzakizwa n'Imana Innocent uye muri uyu murenge wa Mwiza kuko ibikoko byinshi barabizitiye ariko bimwe birarenga bikatwomera kugeza na n'ubu hari igikoko cyatumariye amatungo icyo gikoko ntituramenya icyo ari cyo ariko ngo bacyita icyoha ibyo byose rero biri kuva aho ngaho inyuma mu mashyamba ubwo umuntu arasiga nk'ingurube hanze yagaruka mu gitondo agasanga cyabitwaye kivuye mu ishyamba none se ariko iyo kikwangirije nka gutya murishyurwa urabivuga n'ubu ngubu icyo gikoko cyateye ubu ngubu leta nta kintu yari yabivugaho mwabigejeje ese mwebwe nko mu nama duherutse gukora na gitifu w'akagari mu mudugudu wa Ruhorova icyo kibazo twakimugejejeho tubwira ko bazakigaho ariko muri rusange nubwo wenda icyo ari ikibazo cy'igikoko gishya kiva mu ishyamba kikaza ariko muri rusange uwangirijwe umusaruro we arishyurwa nta kibazo iyo yagize aho bigeze sibyo Atarafi hano hari undi nawe uvuga ko uretse n'icyo ngicyo hari n'izindi nyamaswa ziva mu ishyamba zikaza kona amazina nitwa Bonaventure Yakaremye mu bigaragara inyamaswa zakundaga korera abantu mu buryo buhambaye ni imbogo rimwe na rimwe zikica abantu kuvaho leta y'u Rwanda rero izitiriye pariki ntabwo imbogo zikunze kuza cyane ariko bitabujije ko nk'ibitera n'izo ngurube z'ishyamba uriya musaza yavugaga ziraza ariko iyo ugize ahantu bigeza urishyurwa nta kibazo ndumva ku bantu bonewe bakagera aho babigeza bakabarirwa barishyuwe cyangwa se abandi nubwo batari bishyurwa ariko biracyari muri porosesi ntekereza ko nta muntu wari watanga ikibazo cye cy'uko yonewe ngo abe yabarirwa babura amafaranga ye murakoze birumvikana ko noneho habonetse n'umugore uvuga niba wundi wigeze kutubwirana mbere ni ukuvuga ngo habaho inama y'umutekano noneho ya nama y'umutekano tukayiteraniramo tugatanga amakuru y'ibibera iwacu mu midugudu kuko buri muntu wese agomba kuba ijisho ry'umuturanyi mu mudugudu atuyemo iyo tubivuze turabishishikaza tukabiganiraho nk'uko tuba twateranye executive wacu n'abandi bayobozi bamwunganiye bakatugira inama ni muri ubu buryo tugomba korora amatungo yacu ariko tukayashakira n'umutekano tukayubakira ukivuga ikintu cyo korora reka tunyarukire kukorora kubera yuko ndaza kukugarurira ijambo wenda nyuma tunyarukire ku kintu cyo korora mwavuze ubuhinzi bwa soya mwavuze ubuhinzi bw'ibigori ariko se ubworozi muri aka gace kanyu mworora iki mujya mworora
hagize utubwira musonere reba umuntu duhera aho ngaho natwitwa Rugumaho Faustin. Yego. Ubworozi hano mu murenge wa Mwiri burahari. Borora ihene, inka, intama, inkoko ndetse n'ingurube. Ayo matungo yose turayafite kandi ni amatungo amenshi yororerwa mu mafamu kandi yororeye mu ngo z'abantu. Ariko utaragera kure amata mukama muyagurisha muri inywera ese mufite aho mugurisha uwo mukama wa Umurenge wa Mwiri Kageyo dufite dayari. Ni ukuvuga ko amata tuyajyana Kageyo andi tukayajyana Rwinkwavu na Nyamira. Mufite dayari irakora muyishyira umukama wanyu dayari kabagurira ku buryo nta kibazo mufite. Musone ndumva hari abantu bajujura bavuga batemeranywa n'icyo cya dayari. Ibyo mwavugaga rero ku mafaranga cyangwa se ukuntu bayabona agomba kubaho rwiyemezamirimo kuko ntabwo umworozi wese yajyana hariya kuri dayari cyangwa ngo mwitore mu mwebwe koperative. Hari rwiyemezamirimo nk'uko twavugaga uyu muntu waguraga imyaka akavuga ati mufite litiro zingahe, ariko bwa bworozi bugendana n'ubuhinzi ndagira ngo mbibabwire n'ibyo bigori mwumvaga kugira ngo babihinge nuko goronome wenda yabyibagiwe bagombye kubishishikariza abantu. Ari nabwo mureba Kagasarabwayi cyangwa se Nyamugari muri aka kagari hari senti sityo. Ubundi senta yasaga n'iyi nzu iyi ndeba mu rutoke yose kuva mu 2000 nuko inzu yari ihari yasasha. Urashaka kuvuga ko yasaga gute se? Isenti inzu yari ihari yari iriya mpara zose zari impara. Nta gitwe cyahabaga. Gitwe no kugira ngo abantu babazamure kugira ngo bubake igitwe babyemo nk'abantu nk'abatatu. Bigaragara yuko bateye imbere. Bateye imbere nawe iyo utarorose nturunguruka utagera ntugerera. Noneho nibyo nshaka kukubwira. Noneho na ya dayari kugira ngo umukamo uzagwire kugira ngo umuntu bazamubwire bati hindura byibura ikimasa kuko hani burasirazuba inka z'inzungu urareba hari ubushyuhe cyane iki gice cya pariki. Kugira byibura shyiramo ikimasa cy'isayiwani gifite kugira ngo inka iba yakamwa litiro 5 cyangwa 3 nabyo bikabinduru kugira ngo umuntu uzamukure kuri za nka za basekuru na basekuruza. Ya yindi rwesa mu ntambara y'ihembe igenda irihengetse ariko hano muri Burfes nta gihari. Mwicebe niho mvuze. Hariya ni kure kagiye aho humva hari dayari amata ubwaho kugira ngo azahava azagere Kabarondo umuntu anyonga kabiri akarwara impyiko n'akagare ntabwo ari kure kandi twebwe hano isoko ni ritoya ntabwo amata yakagiye hano Gasarabwayi bayanywa no kuzagira Kayonza nabwo wanyonga igare ukorwara impyiko. Haje kubaho abaterankunga bashyirayo dayari hari indi yabaga Nyamiyaga none bagiye kureba basanga buhabwa naho isoko dayari yaho yarapfuye bayimurira igahini neza ku murenge. Hari dayari yakira amata hari n'iyi dayari yahangaha nayo yakira amata. Urumva rero ntabwo ari kuvuga ngo wa mworozi uhegereye warayajyana akayahageza ariko ni hirya hari hirya cyane za Mucucu n'ahantu harehare kugira ngo azagere Kageyo naho harimo akarere. Niyo mpamvu rero ureba acisha ariko rero ubundi isoko naryo rije vuba. Ese ubundi dayari bagurisha kurangahe abo bandi bagurisha kurangahe? Dayari igiciro cya dayari kuri litiro nangahe? Ni ryitanu ariko aho hose abanywi bagura kuri 200. Bagura kuri 200 hose na Kayonza naho ngaha hakurya za Rwinkwavu ni 200. None giti niba hari abantu mwarashizo dayari akaba hari abantu bagurisha amata hirya no hino bakagurisha ku giciro kandi dayari tagurishaho murumva iyo dayari icyo yubakiwe kizagerwaho? Icyo yubakiwe dayari kizagerwaho ahangaha ni mu kagari ka Nyamugari. Urebye wenda nk'uko ntambara bivuga urugendo ruhari ntabwo abaturage bose b'umurenge wa Mwiri nk'uko Mwiri ingana iri ku buso burenga kilometero kare 500 bajyana kuri iriya dayari. Iriya dayari rero yakagiye yubatse ahantu hegereye inzuri n'aborozi benshi ku nka zigera ku 6600 kimwe cya kabiri 3400 zirenga ziri mu gace ka Kageyo. Abo nibo bari iruhande rwa dayari neza nyirizina. Anga kagari ka Nyamugari uretse ifamu nke ziri hano Kigarama nazo bajyana amata hakurya ariko abandi n'abaturage bakama amata yo mu ngo bajyana ku maresitora n'ahandi bigaragara ko urugendo ari kure. Dayari rero yakira amata igafatira ku mafaranga 170 kuri rwiyemezamirimo za kuyatwara i Kigali ku Nyange ariko umworozi bakamuha 150. Ayo rero ni amafaranga ahoraho ku mworozi kuko wenda mwibuze ibiciro byo hanze ku masoko yo hanze wenda nta bizi cyane natwe
igiciro cya dayari gihoraho umwaka wose, ariko bariya borozi bariya bayatwara ku mpande nubwo yashobora kuyatwara mu gihe cy'izuba nk'iki tuvemo mu kwa mbere, mu mvura yo mu kwa kane ashobora kuzifuza kuyagarura kuri dayari kuko igiciro ntara mu maresitora kiba cyaguye. Rero icyo nari mvuze mwari muvuze, uko mvuga ku by'imwe muvuze nuko dayari irakora, cyakora yari maze igihe yarahagaze, ifite ibibazo bya moteri, imaze nk'ukwezi n'igice ikora, nta gihe kirekire kirashira rero ku buryo twavuga ngo dayari ngo aborozi ntibarajyayo bose ntibarajyayo, bitewe n'izo mpamvu ebyiri. Hari abakure bakinubira urugendo, hari n'experience batarabona yuko amata akenerwa mu mpeshyi, mwitumba kongera akaba menshi, bya soko bibandaga ryo hanze rikabura. Kubera iki bayishize kure? Kubera yuko urumva nawe nabisobanuyeho mu ngibumbi 6600 birenga mu mibare dufite ihindagurika, 3400 cyane 500 biri iruhande rwa dayari, ibindi 2000 na kimwe cya gatatu byo kiri mu tugari turi hano. Urumva rero yagiye ahari 2/3 by'inka, naho ngaho dayari yagiye. Ariko giti hari ahantu twagiye nko muri Rwimbogo muri Gatsibo, aborozi bose babumbiye muri koperative imwe, uburyo nta n'uwemerewe kujyana amata ahandi hantu hatari ku ikaragiro biyubakiye. Aho iryo karagiro mufite ubu ngubu ari ikusanyirizo ry'amata, si umushinga waje ariko aborozi batawugizemo uruhare? Ni umushinga aborozi bagizemo uruhare, ni koperative yitwa Kafako ibumbye aborozi bo mu murenge wa Mwiri bose. Ariko nk'uko nari mbivuze, iyi dayari yubatswe kuva mu 2008 ahari, kuva 2008 yagiye idindira kugeza uyu munsi 2015 nibwo itangiye gukora muri uku kwezi kwa mbere, kuko ibibazo byagiye icamo. Koperative rero iriho n'ubworozi bukorwa n'amata aboneka, ariko dayari imara iyo myaka idakora. Uyu munsi rero dayari iri gukora, yiteguye kwakira amata ya Kageyo n'aka kagari ka Nyamugari, cyakora mu miterere y'umurenge nk'akagari ka Nyawera gashobora kuyatwara kuri dayari ya Mukarangi kuko niho bugufi yaho batuye Kayonza, ariko abandi bose hano muri mobilisation turimo bagomba kuyatwara hariya kuko nabo bazabibona ibyiza byabo kandi barabizi n'aborozi. Yarakoze cyane gitifu w'umurenge wa Mwiri. Abaturage mbona hano rwose ndabona muke, hari ahantu twagiye ahantu hatandukanye tukahasanga abaturage batari ku rwego mbona mwebwe, kuko ndabona mwebwe muri abaturage basobanutse. Nirihe banga mukoresha? Hari ahandi twagiye tugasanga abantu rwose bafite ikibazo, ugasanga abantu barwaye amavunja. Muri aka gace kanyu nta mavunja habara, hagira utubwira arahari? Ntayo? Hari ruguru nza hari umuntu nabonye rwose mbona agenda yitsinda hari umudamu, hari abantu twahuye tugenda bimugora, maze iminsi yavuga ikibazo cy'amavunja. Nitwa Natalia Mukankusi, nkaba ari njye ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Mudugudu wa Gasarabwayi. Ku bintu rero ubu ngiye mvugira nk'abantu b'abadamu bageze ku iterambere. Utavuga ahangaha batavuga ni babandi baheze mu bikari batagira abafite iterambere ni babiri bonyine, kuko nabonye aribo bavuze babiri. Njyewe ikintu ushaka kuvuga, ndashimira leta y'ubumwe yarebeye abadamu bo mu byaro, iramanuka iraza iratwegera nk'umurenge wa Mwiri, iravuga iti mujye ahagaragara mukorane ibiganiro, mwige ku mishinga yabateza imbere. Umuryango wa waramanutse uraza uganira n'abadamu bo muri Nyamugari. Ariko urimo uranjyana kure, mukanya nahoze nkubwira amanuka hariya ruguru, nabonye umuntu uri kugenda yitsindagira ubona afite ikibazo, kandi ubushize hari umuntu twaganiriye arambwira ngo hari abantu uzabona bagaragaraho ibihandure ngo amavunja arimo aragenda akira. Abo ngabo rero ni babandi, kandi nabo muri uyu murenge wa Mwira mu tugari twa hano hafi y'umuhanda. Abo ngabo ntabagihari.
ubu twakoze uratubeshya ntabwo ubu twakoze amakarita y'isuku n'isukura twigishije abaturage uburyo bwo ayo kumenya makarabu gukaraba y'isuku n'isukura ko hano bambwiye ngo amazi ni ikibazo ngase amazi yarahageze ubu nta kibazo mu tugari twose tw'umurenge wa Mwira amazi arahari kereka mu tugari twa ruguru niho amazi ataragera ariko nyamugari turayafite ndabona ushaka kukunganira hariya ruguru ikibazo kigendanye n'amazi rero yego mu kagari ka Nyawera nitwahita mu Janvier nk'abanuye mu kagari ka Migera dufite ikibazo cy'amazi tuvoma ibihoroba kuva navuka ntabwo ndabona mvoma amazi kuri ruguru none se umuntu ufite ikibazo cy'amazi ubwo se yakoga urumva ataterwa n'imvunja se ndakubwira ngo ikibazo cy'amazi ni ikibazo cy'amazi imvunja rero ziterwa n'umwanda ariko umuntu iyo yavomye kure akavoma bya biroha yarangiza akabyoza umwana cyangwa akabyoga kuko aribyo amazi arareba ntabwo ashobora kurwara imvunja imvunja ziterwa n'ubwonko bw'umuntu uburyo bw'imyifatire y'umuntu nibwo butuma umuntu arwara imvunja ikibazo cy'amazi cyo giteye gute ikibazo cy'amazi Nyawera akagari ka Nyawera n'akagari ka Migera nta mazi tugira kuva navuka mfite imyaka 36 ntabwo ndanywa cyangwa ntabwo navoma ku mugezi abandi bavoma ndabona ariko icyo kibazo rwose ndabona kizabaye kutumvikana ndabona hano hari umuntu ushaka kubivugaho tugana no ku musozo ngira ngo uraza kumuyoboza asoza ariko reka twumve ubundi buhamya bw'undi muntu njyewe nitwa Nzaramba Theogene ikibazo cy'amazi njye dufite ubu tuvoma muri Gasarabwayi kandi dutuye muri Ruhoroba imigezi yose ubwo no kuvuga ngo mukora nk'urugendo rw'igihe kingana dukora ibirometero 4 kandi dufite abavugizi bakabaye batuvugira uriya mugabo ibintu avuga mwiri burya uratuye ku murenge twebwe dutuye Ruhoroba nta mazi tugira nta nubwo tugira umuriro nk'abandi kandi abandi barawufite abandi ni mwihangane ijambo agumanye ijambo nimba twebwe tutari abanyarwanda nicyo kibazo nibaza abanyarwanda bakaba bagarukiye mu kagari ka Gasarabwayi abandi bagana mu murenge wa Mwire uruhande rumwe Ruhoro bikaba itagira amazi ikaba itagira n'umuriro tukaba ari ako gahirahiro twahezemo nta terambere rindi twagira tudafite amazi kandi dufite abakuru imidugudu dore ngo uriya Gasana Royce ahangaha na Gitifu arahari ari uwa mbere twamubashije amazi yanga kuyaduha amazi yageze rw'inkwavu agera Gihinga agera Kajyayo kandi ari mu mpunguke zije vuba twe dutuye twabuze amazi reka tubaze hari umuyobozi w'akagari ushaka umudugudu ushaka kuvuga ku kibazo cy'amazi hanyuma tugane ku musozo murakoze nitwa Sebudodori François ndi umuyobozi w'umudugudu wa Gitega mu kagari ka Nyawera mu by'ukuri umuvandimwe aravuze ngo amazi nayo twiye tubona amazi naravuze nsanga hari ibigega by'amazi ariko nta mazi yigeze Nyawera rimwe yigeze kuza agera mu isantere yo mu Gitega mu kigega Musone Protaze kuyataha ari minisitiri ariko agiye hari umusaza ugikunda kubiteramo urwenya ngo yazanye n'amazi asubiranayo nayo bivuge ngo iyo bashatse amazi araza akagera muri iyo santere ariko ntaharenga ni bande bashaka uri kuvuga iyo urebye niba areba abantu bakora ku mazi ku isoko ya Cyataka muri Gahini iyo ari ikibazo umuyobozi ari buzi nangaha mu murenge wa Mwira amazi arazagarukira aho ngaho ariko hari nimutaha mwere ku murenge wa Mwira hari ibigega byubatswe bashaka kuzana amazi bakora n'umuyoboro bwite wihari bavuga ko bano bantu bari bavuye Tanzania bagiye kuza muri Ruguru rwa Mirageri uwo muyoboro barawukoze ujyana n'amafaranga menshi ariko nta mazi yigeze awuzamo biza kuri isare ryo igeze muri Gasarabwayi amazi urayabona wagera muri Nyamugari amazi ukayabona ariko wagera mu kagari ka Migera ka Nyawera amazi ukayabona icyo kibazo nyana no mu karere baragifite mwumva rero ayo mazi twebwe n'abantu batuye hari Nyawera duhamya ko ngira ngo niyo igihe Yesu azazira ngira ngo nayo mazi azaba atari yaza kuko buri gihe baravuga ngo amazi araza ariko amazi ntayo mazi dufite hanyuma kuri iki kibazo cy'amazi Gitifu w'umurenge ikibazo numva abaturage bari kuvuga kimeze gute ingamba mugifitiye n'izindi barakoze ikibazo cy'amazi turemeranywa n'abaturage ba Migera na Nyawera amazi ari nk'uko umuyoboro bawuvuze ufite amateka maremare warakererewe ariko nk'uko bisobanurwa
wenda ashaka kugira ibindi bisobanuro tekinike birenzeho nuko ayo mazi ava ku isoko ya Cyatuka kubera rero yuko avomerwaho n'iyo nzira yose iza inzira ikaba ndende n'imbaraga zo ku isoko zikaba ntoya. Uyu munsi rero ikiri gukorwa ku bufatanye bwa Ewasa n'akarere hari kongera gutunganywa imbaraga zo ku isoko no kongera gukora umuyoboro wihariye uza ukagera Migera aho isoko aho iva mu rya nyuma riri. Ariko ni ikibazo cy'umuyoboro wagize igihe wizezwa ngo uratashywe n'abayobozi bakabyizera ko utashywe, ariko ibibazo tekinike byo ku isoko nuko umuyoboro wubatse bikagaruka. Kugeza uyu munsi rero ku kagari ka Migera n'Akanyawera nta mazi bafite, bakora cyakoresha bwa buvomo bwo mu gishanga hepfo ya miyoboro ya kera. Kagari rero ka Nyamugari n'Akakageyo bafite amazi bose. Umugabo uvuze Ruhoro ba hano cyokora ibyakabaye byiza amazi agera mu rugo rwa buri muntu, ariko uriya mugabo atuye muri kilometero imwe hano tuvuye muri aka gasente hitwa Ruhoro. Amazi rero Ruhoro ntabwo agera mu gasente hagati, anyura inyuma yabo, ntabwo ashobora kuzamuka ngo agere mu gasente, ariko anyura kuko ni Migera, ni umuyoboro witwa Migera ya gatatu n'iya mbere, anyura inyuma yaho. Ikiriho ni ukuzakora umuyoboro wihariye ujya muri Ruhoro kugira amazi agere mu mudugudu hagati, ariko bose kure yabo. Icya kabiri none cy'amashanyarazi yavuze hariya, amashanyarazi ari muri Migera arahari Sikungo zose, Nyawera arahari Sikungo zose, Nyamugari arahari kugaruka imidugudu 3 na Ruhoro bavuga amashanyarazi arahari. Ahubwo wenda ingo atarageraho ni ukunoza imiturire y'imidugudu kugira ngo ingo zirije zitatanye zegerane zibe hamwe hari umuriro kugira ngo network cyangwa se gufatira kuri ya piloni ifatirwaho bikunde. Hari ingo rero n'ubungubu n'amashanyarazi ashobora kunyura hafi yazo ntihagere umuriro ku nzu nyirizina bitewe n'ingo uko zitagiye ku murongo usobanutse. Ariko ibyo turabibasobanurira ahatari metero zirenze 200 abaturage barasaba umurongo ukajyanwayo. Ubwo ni uruhare rw'abaturage no kwiyegeranya mu mashyirahamwe no kugira ngo aho hose umuriro ugere kuri buri rugo. Yego, urakoze cyane rero gitifu w'umurenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza. Hakaba ariho haberaga ikiganiro hagati y'abayobozi n'abaturage, ikiganiro cya Pax Press. Turabashimiye rero mwese mwakurikiye iki kiganiro, tubashimire n'ibitekerezo mwatanze. Dukomeze twifurize mwese mwagikurikiye kugira amahoro y'Imana.